ntabwo bishimisha ako rwose Clara uzi guteka pe niko uzi ibiryo biryoshye Ibase ubundi uza ku ishuri burinde ari kudutekera gutya ariko ubwo ushyigikiye ko bankura mu ishuri burundu koko rwe ntabwo bishyiki none abanyeshuri babimbajije ngo barakuze da ariko bose mbabwira ko nyine uzasubirayo ryari se ntabwo nabibabwira ko data yavuze ko ari njye uziga njyenyine n'ubundi nta gisigaye ubu se ko bari gukora ibizami turi kumwe ariko mana iyo wakora ibizami utarize ubu se niba zansibiza ariko koko ubundi ni iyihe mpamvu njye data atandeka ngo nige ko mbishoboye koko wacyareye reka papa ibyo ntabwo abyitayeho ikoshama wese ko wamunaniye uragira ngo azakugira ate amunaniye ute se rwe papa rwose yumva bazarura n'abandi bana ku ishuri urundi ruhande yenda amugarukira pe amugarukira rwose ariko rwe uzi ko ukiri umwana kuko mbibonye sha ntabwo data umuzi pe ubanza imitekerereze ufite ahari itazanatuma umumenya pe azazimuzi ntawe uzi rwose papa se nyine hari ikindi niko uzi nyine kubera atajya nkubita ubu ugiye kumubeshyera ngo mwange ndarengana gusa nayibonye nanjye zajya nkubita nk'icyuma bakubita buri gihe saa sita tugiye kurya oya ntabwo ari ibyo rega rwe ntega amatwi wumve neza wumve iki se uzi ko ariko ni ibanga banga nyine banga gute ugiye kumbwira ibintu bibi se oya umva vuga gahoro nyine ko ni gahoro si bisanzwe se uzi ko cyagiye data nsanga hanze ndi kumwe na poke uzi ko papa yari afite icyuma si bisanzwe se bisanzwe icyuma si ibintu bisanzwe vuga buhora ariko bwase njyewe uransetsa cyane icyuma oya ntabwo rwe ba muri ibyo unyumve neza ntabwo ari ibisanzwe gutyo gusa nk'uko ubyumva ari none se icyuma si ugitekeshaho uzi ko hari akineye mu mutima none yakiguteye uri muzima ubigira ibikino rero ngaho reka njyewe nigire no kuryama ariko ubwo ibyo uvuga ni ibiki koko uzi ko umuntu azanapfa ugakomeza kwigira nk'aho utabibonye ariko usuretse akavuyo kawe kavuyo na papa uri kujya hehe uzi ko twese kiriya gihe twari twaryana yarongeye se nishingiye uko kuzerera kwawe warangiza ukaza umbwira ibintu bidashinga nawe nzabikubwira ariko ubwo wirengagije ko poke yari afungiranywe na papa hariya muri kiriya kibuti cy'inzu ubwo wagiye ureka kwirengagiza rwema ko nawe uri umuntu kandi byazakubaho kandi rwema ngo wabonye papa yari agiye gutera papa icyuma ibyo bintu ntabwo ari sawa nawe urabonanye papa icyuma uhinda ubundi si wowe kubyumva muri wowe n'uyu papa yatera icyuma umukobwa yibyariye cyangwa se undi muntu wese wowe urumva bishoboka koko nyine ubundi kiriya cyuma ni ikiki ngiye ko nsigaye mfite n'ubwoba erega rwema ni icyuma kirekire kimeze nk'inkota kandi nigeze numva papa avugana n'umuntu ubwo yari mu ijoro amutuma icyuma ngo azakimuzanire azagikoresha akazi k'ibanga ubwo se urumva ntacyo bikubwiye rwema ntabwo uri kunyumva si ariko se ubwo urasinziriye kuko rwema aha tenda nkureke njye kwifungurira data noneho ko yatinze gutahara abo ntibandera hanze
kanze mbafungurire. Ariko Arena uhise ugaruka uzi ko mwari munganze neza ntago ni muzi. Yewe oya ntabwo tuje kukumenyesha ibintu bitari byiza. Oya se kandi ni ibiki se ko mufite igihunga. Umusaza ukuri ryashusha Mana yanjye matira mukubise murenze umuhanda. Yego se oya ariko nibyo Kara ibintu byose gapase kubwira nibyo we yamugonze we yawe yamugonze pe yiguse abantu bose bamutaye bagiye. Oya wapi byo pe wapi n'ubusaka yo kwa muganga abantu bose bahise bamuhunga banagiye bose. Oya se kandi muri kukunarwa muri kumbeshya mutwara yamugonze n'ukuri niyo mpamvu data yatinze gutaha kuko uretse ko data arwariye koko. abantu bose bamutaye ahubwo rero ugira vava mani gira vava. Siko kubinde bigirane kuko noneho data dore byitwara mone kuko mbwira iki Serena kandi papa wawe nakubona biramushimisha cyane cyane kuba wajya iri joro. reka ntabwo njyewe byakora ahubwo reka mbyutse Rwema. ahantu yamutaye nyine Rwema nibyo usaba kuko araza kubona tutaryamye twembi biramushimisha. imanuka. Rwema nabyuka tugende gusa nyine simwiyereka abibonye yanyirukana iwacu wanyisha gusa ndabaherekeza mbagezeyo. Rwema nabyuka se nyine. Oya humura rwose ntacyo abahumura Kara humura pe. Arena ndabona ngiye no kubacika pe. Rero nagiye kubacika ndicomotse. Mva nkakira bundi cyo kivuga ibi. Kuva gusa n'umusanga narita turakomeza. Nushaka kugenda ratakara. Ni wamaze kureba ibyibanze se nkayisume isabune ukorogati n'ibindi. Nushaka kugenda gapaka n'igishaka kigendera gukubikire. Nushaka kugenda. Gapfa wisugiye. Warara kigenda n'ubundi ukubikire. Humura byose bitunganyije tugende. Yo Rwengiza Imana ndakubonye none se byaraye bigenze bite? Nukuri ngiye naye niryamire. Reka agapapuro nabonye ku meza mu gitondo niko katumye mbimenya. Yo twebwe twaje ninjoro iwanyu. Ninjye n'uwitwa Gapasi twabwiye Clara ko papa wanyu yakoze impanuka. Gapasi? Yego rwose. Ikise kandi nyine nanjye nuko nabimenya. Gusa nahaye mwarimu Clara urwandiko Clara yasize yanditse ngo mubi. Ariko Clara ni umuhanga pe. Ubwo koko muri icyo gicuku twaje iwanyu ibyo byose yabikoze ari. Sha hari mu gicuku pe. Simbizi. Gusa nanjye ndumva nshaka kujya kureba papa yacitse amaguru niko rumvisha abana twigana bavuga. Oya Rwe ntabwo papa we yacitse amaguru pe. Oya ahubwo rwose nyine yakoze impanuka akaguru kabigiriramo ikibazo. Erega njye n'umutipe witwa Gapasi twabirebaga. Yego mwabirebaga? Twabirebaga pe ntacyo yabaye. Kuri mwakoze rata kuko iyo mutaza kubwira Clara nta muntu wari no kubimenya. Sha ako Gapasi suko nuwe gato. Arena. Yes umusa. Mwana ko mbona abarimu bose bari kujya muri staff room habaye iki? Koko se muri staff? Abarimu bose ndikubona. Bose baragiye. We cyangwa ubwo na papa arapfuye nka kwa kuri na mama yigende. Oya rwose Rwe wivuga. Gusa noneho twabigenza gute mana yanjye we? Oya ntacyo abaye rwose. Sha ubuse. Paridongo. Iwe Master se yagize ikihe kibazo? Rudafu se yarwaye. Ubuse niko Rwe papa wawe yabaye. Yego meya papa wa Clara yaraye akoze impanuka. Njyewe
nako njyewe naraye mbibonye naho impanuka yabereye nari imari. Ye baba we nibyo byabaye kuri master. Mwana we none se Arena abamugonze se baba bafashwe nibura? Aha icecekere kereka atari hani gati n'umumotari wamugonze ariko hari imodoka yo mu bwoko bwa Jeep yaritwaye n'umuntu w'umugire neza. Imana izamuha umugisha pe niwe wahise aparika imodoka atwara papa Clara kwa muganga. Uwo mugobwo cyangwa zipapa? Shisha wasanga simbizi nako. Wasanga baziraye cyangwa baraje iwacu. Mu rugo so hajya haza imodoka inahasi. Ese kubivuga nk'uwari uhari Arena? Yego rwose nari imari. Iyo nahaba sugira ngo Clara disi yari gushona izabaye. None se ahubwo simbyumva. Arena hanyuma se wari wenyine se? Nyine. Kandi njye wambwiye ko mwari kumwe n'uwa muhungu witwa Pasi. Ko yarekeraho. Wambeshyaga se? Arena ngo wari kumwe na Pasi. Erega twari duhuriye mu nzira mvuye handi kuri ya mission twari tuziranyeho nyine. Umva mubwire mwana. Ubwo urabona abantu bose turi ibicucu. Kuburyo ujyaho ukatubeshya ari wigiriye kwirebera Pasi mwari amashyamba. Uye rwose meya. Ujyaho ducurike abanyeshuri bose natwe turaho tuzi ngo wagiye kureba Clara. Wari wagiye kureba Pasi. Cyaze mana. No. Ngo kureba Clara? Burya se mwari muvuye kureba na Clara? Mwari mwahaje mu rugo karese? Ariko nkawe meya ubu koko nibiki ukoze koko ubu surishimye kuba ibintu byose ubivuze nabo bitareba bakabyumva rwema ibyo byo kureba Clara uragira ngo abyumve mu marira iki koko mva naho ubwo buryari wakabi nubundi genda umva ibyo jya kubibwira Pasi tugenda ujye kubibwira Pasi nubundi ntago nzi ibyo yaguhaye. Oya rwose wigenda meya buburetse kugenda pe rwema reka nzeho gato ndaje meya nukuri meya namwe muransetse nukuri nari no kwiyama nuko nahise habimanuka meya please meya nukuri no kwinjiza yumva meya please. Ikinamico ndamukunda muyikurikira buri gihe kuwa gatanu saa 2 z'umugoroba kuri YouTube channel yacu yitwa Yep TV Rwanda. Imiryango ikadutanya amikora kadutanya gusa ndamukunda